Wongeye kwirirwa abakunzi ba radio televiziyo nuru ya Mashariki, tubazaniye amakuru yo kuri aya manywa ya itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu 2025. Tubazaniye amakuru arebana n'ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndi hamwe rero n'umushakamba. Shakamba, waramutse uraho? Sentama wiriwe? Wiriwe neza mushakamba. Uyu munsi kuwa gatandatu itariki kuwa gatanu itariki ya 9 z'ukwa gatanu, mwaramutse mute? Baramutse neza turara. Imiriro ikomeje kwaka muri Kivu y'Amajyepfo. Umuriro n'umuriro. Ariko ngo Murundi ari mu bihombo, buriya ni wumva hepfo hariya ngo mayi zakubiswe. Ndagira ngo nkumvishe amarira ye. Ariya majwi? Hari ijwi ry'abarundi mfite barira Uburundi. Buri mu nzara mbi cyane, abantu kumwe batondaga ngo bajya gufata ibitoro. Yego. Ubu ngo niko batonda bajya gushaka amafaranga yabo muri banki bagataha batayabonye. Murundi rero Ndayishimiye yarayigumaniye. Yarariye. Ikintu tugiye kugaruka wenda turi buze no gutindaho cyane muri iki kiganiro muri aya makuru yacu. Yego. Nuko ubu muri Kivu y'Amajyepfo nta mayimayi. Yego. Nta ziriya bita ngo ni za Red Tabara. Zarahunze. Izi za Bironze Bishambuke, ahubwo bose n'abasirikare b'u Burundi. Yego. Ko Burundi rwazanye batayo zigera muri 17. Yego. Batayo zigera muri 17. Yego. Urebye 80% by'abasirikare b'u Burundi bose bari muri Kongo ngo bagiye kwitambika mama 23 na bagiye Uvira niyo bari. Niyo bari. Ariko ngo hasigaye ingerere. Abarundi abasirikare baneva. Neva nta basirikare kigira bararangiye. Rega nose bapfaga basubiraho. Cyonze cyo bose bari buze kwihindura inyeshyamba bahunga urugamba. Ahubwo buriya n'abariyo. N'abariyo ntabwo ari abasirikare, bumva ko ari imbonerakure. Abasirikare bo bararangiye. Nyine na abasirikare n'imbonerakure by'abasirikare bararangiye. Twumvisha ayo majwi y'ibibazo bihari. Ubundi tuzo twigira Uvira tureba ibyo ibya Neva na Uvira ye. Ni umuntu arira ukuntu batonze umurongo babuze amafaranga. Kandi ndigeraho ndishyireho wumve. Ariko ikigaragara icyo bigaragaza. Uburundi bukeneye impande zose. Yego. Uburundi bukeneye impande zose. Ntabwo bumerewe neza. Amafaranga se n'uzabaha mariki? Ajya mu mufuka w'umugabo umwe. Nari nabyo. Ndaza kurishyiraho. Yego. Mu gihe utararibona reka dukomeze tugaragaza uko byifashe Uvira. Narindi bonye ariko nihanganiye. Ubu urishaka witonze nta kibazo. Nihanganiye ndishyireho. Ni waribonye nta kibazo. Nibonye. Nigezeho. Igihugu cya Neva. Abantu batonze batonze igitoro imbere y'amabanki. Bone igitoro batonze babaye bwabye no kugera ibihoba. Ibyo ni konsekanse z'iki abantu ko nta mafaranga ari kwaza na ibara ibyo bica. Wabyumvise? Yego. Rero icyo bivuze mushakamba
ukuvuga ko byanze bikunze Burundi buzatorana na Kongo, uzaba afite Uvira wese kugira ngo Uburundi bubeho biragusaba kumvikana na Kongo, kuko urumva ko avuga ngo ni ibara ni ukuvuga ni ikintu gikomeye cyane kirenze kuvuga, ni nk'ibibazo. noneho akavuga ati abantu batonze imirongo, ni ukuvuga Uburundi bwari butunzwe n'ubuhahirane bwagiranaga na Kongo, aho imirwano yegereye umupaka rero w'Uburundi, ntabwo amafaranga, abafite amafaranga ntabwo bacyambuka gukorera ibikorwa byabo i Burundi, bagira ibyo bahaye Burundi, bagira ibyo bambutsa, bagira ibyo bazana, ubwo buhahirane bumeze nk'ubwahagaze. urumva rero ko abaturage barimo barira mushakara. kurira rero bivuze ngo kugira ngo Burundi bubeho byanze bikunze bizagusaba kumvikana n'uzaba afite Uvira iminsi iri imbere, cyangwa se bizagusaba ko Uvira igira umutekano, bwa buhahirane bugakomeza, uzaba ayifite uwo ari we wese. Yego bizashoboka ko amazi n'umuriro bishobokana, kimwe kizaruta ikindi kicyubahe, cyangwa umuriro uzazima witabaza wemere uyoboke amazi uracana agatadoha. Nicyo nakubwiraga. Yego byanze bifunze kugira ngo Uburundi bubeho neza, bugomba kubuhahirane na Kongo cyangwa bugafungura imipaka n'u Rwanda hose. Ntabwo ari ukuba wenda ngo bufunge hamwe cyangwa bufungura ahandi. Ni ukuvuga muri rusange, nivuga uko bwabana na Kongo, mvuga ko ariko bukwiriye kubana n'ikindi gihugu icyo ari cyo cyose bahana imbibi. Urumva ko barira kuko ibyaturukaga Kongo byahagaze kubera intambara irimo ibera hafi hariya y'umupaka, hariya Uvira. Yego. Urumva rero bahagaritse imihahirane na Kongo, ni nko kwifunga umugozi mu ijosi. Yego. Birabasaba rero uko byamera kose kubana neza na Kongo kugira ngo ubwo buhahirane bubungwabungwe bukomeze. Ariko Neva yavuze ko bihagije. Nta muntu wihaza ubaho mushakamba. N'umukire akenera umumesera akamuha amafaranga. Yego. Umukene nawe agakenera uwamesera akamuha amafaranga cyangwa akorera indi mirimo. Urumva rero abantu burya baruzuzanya. Yego. Abantu baruzuzanya, waba ukize waba ukennye, abantu bafite ukuntu buzuzanya kuko buri umwe ahundi icyo adashobora kwiga. Katwigire mu rugamba rero. Tujye ku rugamba. Uribuka tuvuga ko mu kibira intare inkuba zakubise. Ubu barimo baraboroga. Hari bongeye gusubirayo abarokotse. Yego. Bagiye gutora imirambo, ariko no muri gahunda ngo yo gutega mbushi inkuba. Ariko se inkuba itega mbushi. Inkuba itega mbushi mu buryo. Ibyo rero bumvaga biri bubashobokere. Ubuhanga ntibarabuze. Uti? Ubwo buhanga bw'utiriye inkuba mbushi ntibarabuze. Wasanga Neva wenda Ramaphosa yarabumubwiye. Ramaphosa abapfanye bakiranye abapfanye nako. Iyo umuntu avuze ibya Ramaphosa wenda turi buze kubigarukaho. Yego. Reba ibifaru 40, imodoka zuzuye ibifaru n'intwaro 41. Bigaragara ko Ramaphosa yari afite ikindi ahishe. Ngo byari bije kurasama 23 yari Rucuru n'Amasisi. Aya nta na hamwe rwose, nta na hamwe haraba intwaro zingana kuriya ngo turasaba 23. Icya mbere si benshi cyane nk'uko ingabo za leta zingana. Icya kabiri ntibafite ibikoresho bihambaye. Kandi biriya bikoresho gusa icyo nabo umaze kubona wenda umuntu yigiye kuri rugamba rubera hariya,
burya iyo urwana bikuri ku mutima ni intwari irenze cyane rwose. urwana no gukira, urwana ufite icyo urwanira, ni intwaro irenze izindi. reka tuze kubigarukaho. nahise kuvuga ngo guhururana ibitwaro bingana na biriya ni ugukanga gusa, ni iterabwoba ridafite icyo rishingiyeho. ni nayo mpamvu ubona abantu basubiranaho ikimwaro, byishe abaturage ba Kongo gusa. hari ikindi nta kindi. reka twigire ku rugamba tureba operasiyo atandukanye ahari. yego. turi buze kubanza guhera uyu munsi ni Kiziba hajya Kaziba, ni Kaziba ni haramutse imirwano. Rugeze ahantu kwatandukanya bijya binanira. hamwe ni Rugeze ahandi ni Kaziba. yego. turi buze kubigeraho. urasanga muri iyi Rugezi bivuga ko ari mayimayi bironze bishambuke hari. yego. yaruhanganye na twirwaneho, ariko nta mayimayi bironze bishambuke kibaho, nta nubwo hariho mayimayi yahagarara imbere ya M23. byaragaragaye. none se ejo ntiwabonye zishyize mu maboko ya AFCM 23 uko zingana? bari benshi bitewe n'uko bararebye basanga ntacyo bari bukore. noneho bagendera kuri rya hame rero ngo iyo udashoboye kumurwanya uramuyoboka. yego. barayoboka. reka duhere ku kibuga cy'indege cy'Ibujumbura. yego. harayagejejwe intwaro zivuye muri Afurika y'Epfo. ibyo bintu twabivuze kuva kera. ni intwaro zikomotse zaguzwe mu Bushinwa no muri Egibuti, ziguzwe na ariko mushakamba ubundi yenda muri shene ya komande mu kwintu bimera. ibikoresho nka biriya biguzwe byakirwa n'ubuyobozi bukuru. ubuyobozi bukuru bugakurikizaho kugira gute, kuvuga ngo aha turabaha ibingana gutya, aha turabaha ibingana gutya. kapitale ya Kongo yimukiye Bujumbura. turaje tubyumve. iyo abantu bahuje ngo bahuje amabuno baricarana ariko nta buno rigerekwa hejuru y'irindi. aha rero aha ngaha ahubwo uribaza ngo Kisekedi azagura intwaro kugeza ryari? Uvira rero nifatwa hari ibintu bibiri ndi kubona. yego. mbere yuko ninjira mu makuru akantu ku kandi. yego. Uvira nifatwa Neva ashobora kuzavuga ati ibikoresho simbitanga, cyangwa se akemera gucoza intambara ari mu gihugu cy'akarasa muri Uvira. cyangwa ikiriho diri bakoranye uriya ashobora kubura n'icyo yishyura undi akazifatiye. gihe ati gumana intwaro, tugende twara intwaro. none izi ntwaro rero zaguzwe mu Bushinwa no muri Egibuti zijyanwa muri Afurika y'Epfo. yego. kuko babonaga nibazizana muri Kongo yego kuzazigeza Uvira bizagorana. yego. indege zivanye muri Afurika y'Epfo zizana i Bujumbura yego kugira ngo bazazambutse bazijyane Uvira. yego. ariko nanone zigeze Bujumbura zahise zijyanwa mu kigo cya gisirikare kiri ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. yego. ni kontineri ntoya 13 zifunze neza. yego. ariko za kontineri za gisivile. yego. kugira ngo bayobye uburari abakoresha ikibuga cy'indege bagire ngo wenda ni imyenda cyangwa ibindi bintu biguzwe. yego. ariko zirimo intwaro 80% rero by'ingabo za Neva nibo bajyanwe ku butaka bwa Kongo, aho ubu ngubu hasigaye ingerere. bavuga batayo 17 zateguwe zamaze kugezwa mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, muri Plaine ndetse no muri Uvira. yego. no muri Haut Plateau, kugira ngo zihangane n'intare za Sarambwe na twirwaneho ngo batazafata Uvira.
nk'uko nabivugaga dukurikije operasiyo n'ibindi twumva buri munsi ngo inkuba urabizi muri iyi minsi inkuba zisigaye zikubitira Uvira no muri Plene ejo bundi na Kamanyola zarakubise cyane unarebye amajanja y'inkuba yakubise kasi niba ari Makanaki yego urabona ko uwakandagiye Makanaki yaramaze gutwara umudede cyangwa se imbonerakure niko bimeze kandi Makanaki nawe yari yashyizeho iterabwoba yihambiriyeho imbunda niba ari enye niba ari zingahe ariko ararenga arakubita amakuru aremeza ko nubwo bimeze gutyo 80% y'ingabo ziri hariya 80% bamaze kubona ko batazahangana n'amadubu n'intare ntabwo babishobora kuko imirwanire yabo ngo yarabarenze amakuru ava mu masoko y'inkuru zacu aremeza ko igice kimwe cy'abasirikare baturutse Burundi za batayo bagiye muri Red Tabara ikindi gice cya kabiri kijya muri Mayimayi Bironze Bishambuke na Wazalendo zose iyi rero harimo ikindi kibazo gihari cyo kuba wenda wakwibaza niyo mpamvu abo baturutse mu Burundi batiyunze kuri FDLR ahubwo bakajya muri Mayimayi no muri Red Tabara n'ubundi FDLR ziri hariya zikorera Neva cyane cyane ziyoborwa na General Amanda izo ngizo rero zahawe kwica abarundi bo mu bwoko bw'abatutsi baba mu ngabo z'u Burundi no kwica abandi bose banze kurwanya M23 muri ya gahunda ya Neva na Tshisekedi yo gukora genocide iyo operasiyo niba uyibuka yakorwaga mu ntambara yo muri Ngungu bafataga nuza y'abarundi bagadeployingamo nka 20% niba ari abasirikare 100 akaba abasirikare 20 baba FDLR bashinzwe kureba banze kurwana n'abashaka kwiripotinga kuri 23 kugira babarase ako wumve hano harimo ikintu mushakamba gikomeye tutavuga ngo ni muri iki gihugu cyangwa ngo ni muri iki ahubwo noneho dushobora gufatira ku rwego rw'akarere iyo mvuze urwego rw'akarere ubwo wumve ni urwego rw'ibihugu biri muri aka gace gufata FDLR ukamuha ikiraka cyo kwica abasirikare b'abarundi abahora ubwoko FDLR akica abaturage b'abakongomani abahora ubwoko FDLR n'abanyarwanda ntabarebera izuba kubera ubwoko urumva ahantu intera bagejejeho FDLR urumva ko ni intera y'ubugome yayindi iri hejuru cyane noneho aho bibabaje ugasanga mu by'ukuri sinzi birarenze kubyumva ugasanga perezida w'igihugu dufata uw'Uburundi nyakubahwa Neva abo bantu bica ni abaturage be abo bantu bica ni ingabo ze ubwo bumwe buzava he mu Burundi ubwo bwiyunge buzava he mu Burundi niba uwakabushyigikiye uwakafashe iya mbere mu kumvikanisha nk'uko bajya babivuga mu Burundi ngo ni ukubanywanisha uwakafashe iya mbere mu kunywanisha abarundi niba ari we noneho usubira inyuma akavuga ati akafata uwo mu kindi gihugu utari umurundi ufite indi nkomoko akamubwira ati nicira aba baturage banjye sinzi wumva aho Burundi bujya twahoze tuvuga iby'amafaranga ariko urumva ko Burundi bwapfuye mu mpande zose aha rero banabyungukiramo ngo mu buryo bubiri ubyungukiramo mu buryo bwo kuzana bw'uko iyo imirambo igiye hanze aba ari imirambo urumva babahinduriye imyambaro aba ari imirambo yabo mu bwoko bw'abatutsi bakahita bavuga ati si abarundi bapfuye si
tabara si wazarenda ahubwo ngo ni M23 cyangwa Maduvu. Yego. Ubundi bakabona icyo bakwiza kuri social media. Dukomeje rero. Yego. Saa 10 mu masaha 10 gutyo. Saa 10 ya ryari? Ya mu gitondo kare uyu munsi. Yego. Mu Rugezi. Yego. Maduvu n'intare za Sarambwe bagabwiye ibitero. Yego. Abaho ariko bari barabivuze mushakamba. Habayeho kubagabaho ibitero. Yego, ko bari baravuze bati ejo hatambutse impuruza ivuga ngo barabona barimo gutegura ibitero birimo gutegurirwa hanaha bagenda bahavuga. Basanze intare n'Amaduvu biteguye. Yego. Noneho barabakubita basubira inyuma. Yego. Muri kwa gusubira inyuma hakaba hari intwaro zisheringa batse Katanyama n'abandi n'Uburundi n'aba Barundi ababadede ikaziba. Yego. Batshinze aho ngaho mu Rugezi ubundi barabasheringa sasa. Yego. Amaduvu n'intare zasherinze izi mayimayi bishambuke aba Barundi bihishe muri mayimayi bishambuke. Yego. Ubundi umva bahura n'ibintu batatekerezaga. Yego. Amakuru nuko hapfuye abagera kuri 56. Yego. Muri abo bitwa ko ari mayimayi bishambuke ariko ni FRDC ni ngabo za Neva ndetse n'abandi bafatanya bose. Yego. Bambuwe intwaro nyinshi. Yego. Intwaro bambuwe zirimo machine gun 5. Yego. Na Kalashnikov cyangwa AK47 37. Yego. Izo nizo zimaze kubarwa. Ariko burya mushakamba hari ibintu twakunze kujya tuvuga tukavuga ngo babambuye intwaro. Yego. Reka noneho duhindure abantu bajye babyumva muri ubu buryo. Niba bambuye bavuga mashini gani zingahe cyane. Umuntu twumva yibaze wa muntu bakoreshaga ya mashini gani yagiye. Ari muri ba 50 tujye tubyumva muri ubwo buryo. Yego. Babambuye Kalashnikov 60 na zingahe? 46. 46 na numvise muri 60. 46 abo bantu 46 ndebe neza ni 67 ya musore 67 nibo mubare numvise. Yego. Abantu bakoreshaga Kalashnikov 67 bagiye. Kuri je igisubizo ni iki ngiki. Yego. Igisubizo wenda uretse uri ubatwara iremereye ushobora kwita kiruka kagenda. Yego. Uwo afite amahirwe yo kuba yahita kiruka kagenda. Ariko nkuriya utwara yoroheje. Yego. Mushakamba mpamya neza ko abo 67 ashobora kuba yafashwe biri cyangwa ashobora kuba yahaguye. Yego. Uriya rero hari n'igihe usanga ari umukongomani. Yego. Muri za mayimayi akajugunya imbunda na tena kiruka. Si bose rero bashobora kuzijugunya. Ni bake cyane. Si bose uko bangana gutyo bashobora kuzijugunya. Ahubwo icyo nashatse kugaragaza intambara abari intambara. Icyo nashagaragaza ni uko wenda tukunze kuvuga ngo bafashe imbunda zingana gutya bafuze zingana gutya. Ariko ntituvuge ngo wenda ngo tuvuga ngo AFM 23 yafashe imbunda zingana gutya. Ariko ntituvuge tuti wenda yisha abarundi bangana gutya, yishe mayimayi bangana gutya, yishe bande bangana gutya. Ariko noneho abantu bajye babyumva muri ubwo buryo. Yego. Muri bariya bambuye imbunda. Abashobora kuba bafashwe. Yego. Hari n'abapfuye. Wenda hari n'uwayitaye ariruka. Yego. Muri ibyo byiciro bitatu.
ugiye gukora muwayene rero fate 67 wongeraho 5 ubwo ni 72. Ugiye gukora muwayene wasanga hatabura abasirikare b'abarundi n'aba FRDC ndetse bari abafatanya abo twita coalition ihuriro, wasanga hatabuzemo byibuze abake wenda uhere kuri 25 bahaguze 25 gusemura. Ibyo ni ibintu biba bishoboka ahantu hari imibare ingana gutya. Yego. Urumva imibare y'agateganyo yabazwe ni 56 bahaguye. Yego. Reka tusubire inyuma gatoya tuze turebe muri Kivu y'Amajyaruguru. Yego. Kwa gatatu hari amakuru tutahaye abantu. Yego. Twaribagiwe ahitwa Kabizo. Yego. Kabizo muri Rucuru. Ni Kabizo. Ni Kabizo. Bavuga Kabizo ni muri Bwito. Hazaho Butindi. Kabizo. Hari uwitwa Colonel Safari wa Zarendo intare za Sarambwe zateye ijanja. Yego. Apfana n'ingabo ze 45. Yego. Aho ngaho rwose barakubiswe bikomeye. Nituvuga Kabizo abantu tukavuga abo ngabo baruvuze bakubiswe uwo Safari agapfana n'ingabo ze. Inge babandi bari barakubiwe hagati babamo hagati. Yego. Mbese kugira ngo abantu babyumve neza ni nka kuri abari abahungiye mu birunga bakaba barimo mu birunga babakubita bakirikira hirya bakabagarura bakirikira ahandi gutyo n'abandi niko bameze. Kuva za Kibirizi za Nyanzare za biriya bice bya Nuza Bambo ahitwa za Kabanda na hehe. Kuva biriya bice bifashwe nuko bimeze babamo hagati rimwe bakihisha bagatera abaturage bakabambura bakabica ubundi bakaba AFM 23 ikabavumbura ikabarasa bamwe bagapfa abandi bakabasha kwihisha nuko babaye. Kuva ejo rero ni mugoroba. Yego. Hari video iri gukwirakwira ahantu hose iyo mu FDL wafashwe. Abantu bavuga ngo ni umwaro umugi uraho ntibamenye icyo ari. Bamwe ngo ni urumogi. Ariko nani hahamuka gisasu y'intare. Ni umuriro. Niyo raporo ngiye kukugezaho. Kuva kwa gatatu. Yego. Intare za Sarambwe ziri muri operation muri Rusayo. Yego. Ni special force y'intare za Sarambwe zazingiye FDLR Crap. Yego. Yoborwa na Colonel Guillaume wasimbuye Ruhinda. Yego. Bakubise ikibatsi gikomeye cyane FDLR. Yego. Bakoresheje amakompora y'imbunda yitwa Dash 1. Yego. 23 FDLR Crap bahise bahagwa. Yego. 45 bafatukwa amatekwa. Yego. 15 barakomeretse bikabije. Yego. Bane barasaze cyangwa batakaza ubwenge. Nibo bari muri ya ngo harimo umwe uri kunyuzwa kuri social media. Yego. Abo barasaze kubera urugamba. Yego. Umva ko hari ibintu bamubwiraga bikamuyobera ati witwa nde ngo nitwa Innocent B kubera umwenda yambaye. Agahagarara agashaka gutera amasaruti baticara. Ariko kuko ibintu bitajyanye ubona yasaze neza. Bamubwira kwicaraga byitiranye no gutera isaruti. Yego. Ibi rero ibi Lieutenant Colonel Wiringoma arabihamuye. Aha rero biravuga ngo bivugwa ko muri iyo mirwano hari n'abakekwa ko batabwe n'ibisasu byatewe muri iyi minsi yose ishize. Byo ntibyabura. Kuko muri iyi minsi hari ikintu cyitwa operasiyo yo kubakubita ikomeye. Ibyo ntibyabura rwose. Ibi rero ukabihuza nuko FDLR yatakiye umu FDLR muri guverinoma witwa Jacques Me. Yego. Nawe wavuze ngo hari kuba sharing. Wa wundi wanditse ngo barasaba ubumenyi. Ya nkuru ya nijoro. Ndamwibuka cyane. Amakuru aremeza ko muri Ruberi intare za Sarambwe zamaze gufata zigeze hafi ziri kwegera umupaka wa Kasindi uhuza Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niko bimeze. Ni ibintu tutegereje ko mu operasiyo tugerayo. Kasindi ni umupaka ukomeye cyane.
umupaka mwiza, ni umupaka winjiza. Yego. Ibi rero bikaba byatumye basakuza ku ruhande rwa Kinshasa. Yego. Ngo 23 ngo iri kwica ibiganiro ibinuza CCRF. Yego. Birengagije ko yego ubu ikibazo kiri i Doha. No kugira ngo Kinshasa yego no gusobanura ko intumwa za Kinshasa yego ahantu havuye abarwanyi b'abazungu intare za Sarambwe zerutse kwica kuko zafashe amafoto zirayohereza. Ariko umwe ngo yabapfiriye mu ntoki. Umwe baramurasha arakomereka. Bari bazi ko aza kubaha amakuru ariko aza kubera kuva arapfa. N'ubundi hari utuvideo twari twafashwe ari muzima kugira batavuga ngo ni foto zinoza z'impimbano. Ubu nicyo kintu gikomeye bari kubabwira aba bazungu niba muvuga ko mutarwana aba bazungu Wazalendo ifite abazungu. Yego. Ifite ubushobozi bwo gukodesha abazungu se? Hari abazalendo b'abazungu. Ni ikintu twavuze aha hantu wenda twaca umurongo. Yego. Ni ikintu twagiye tuvuga ko bya bindi nyine umuntu areba ibintu akavuga ati kurikije ibimenyetso ndimo mbona biranyereka ko imbere bizagenda. Twarabirebye turavuga tuti ndabyibuka twagiye tubiganiraho kenshi. Yego. Turavuga tuti byanze bikunze Kinshasa ntabwo izashobora kwihanganira ibiganiro ngo bigende neza, byanze bikunze izabibangamira. Bidatinze rero biza kwigaragaza. Urumva niba ujya mu biganiro ubundi ukagura abacansi b'abazungu bakaza kurwanira bagafatwa, urumva ko ibiganiro baba babigiyemo mu buryo bwo kwiyerurutsa. Yego. Bwana Sentama rero abantu benshi bari kubaza bati Uvira. Uvira barayibaza. Hari n'umugabo wabaza nshimisha cyane araganira, ngira ngo uramuzi. Yego. Ati mana yanjye niyo ntaba mfite amafaranga Uvira ivuyemo najya kwikopesha icupa. Ariko mbabarire ntabwo muvuze izina. Yego. Nta n'ikibazo dusanga tuganira, ngira ngo ari bunyumve. Uvira rero yego kubera abasirikare benshi bahari mu Wazalendo zabaye ingabo z'Uburundi zabaye Wazalendo. Yego. Iyo mirwano yose mwumva tubabwira niyo kubacogoza. Yego. Kandi amaoperasiyo arahari yo kubaca intege. Yego. Uvira rwose izafatwa mu mudendezo. Nawe tekereza kuba nta ngabo ya FARDC ishobora kuva Karemi ngo igere Uvira. Inzira yonyine igera Uvira n'ivuye i Burundi. Byamusaba kujya i Burundi akazabona kugaruka muri Uvira. Yego. Aha rero Uvira bahumuriza afatwa nk'uko Goma yafashwe. Kandi batagira ngo intare ntizayigezemo. Yego. Mira minsi twabwira ko intare ziri Kiriba. Yego. Abari Kiriba ntihagire umbaza irengero ryabo. Ariko nta n'umwe wapfuye. Kandi nta n'uwatakaje imbunda ye. Yego. Ubwo rero umunsi bazumva abasirikare b'u Burundi n'abandi bari gutanga ubuhamya ngo twisanze ikigo cyacu bakigose cyabatuguyemo. Yego. Ubwo nyine nuko bizaba byaragiye bigenda nk'uko wumvaga bivugwa kuri Goma ngo Boduwe yagize ngo mu birunga ngo agiye kumanuka waragereza amezi akaba amezi. Ukumva ngo byagenze nuko nguko nyine akazi kari kugenda neza kandi vuba tuzabona Tom. Yego. Ahubwo Mushakambagiye hari ikintu kimwe amatsiko. Njye ndibaza hanyuma ya Uvira. Yego. Hanyuma ya Uvira buriya hari iki? Hanyuma ya Uvira ni ukuzamuka baza Warikare. Hanyuma ya Uvira kuko byose nshaka icyerekezo cya Warikare. Hanyuma ya Uvira ni ukwiripotinga. Ndashaka kumva icyerekezo cya Warikare cyo Warikare igomba gufata kandi yari yanafashwe nuko yarekuwe irekurwa mu rwego rwo korohereza ibiganiro. Ahubwo njyewe ndibaza
mu burasirazuba bwa Uvira hanyuma bizagenda ikiriho ni kimwe. yego Uburundi bufite ikarita ebyiri. yego bufite ikarita yo kurwana, yego ariko bubitse inyuma mu mufuka w'inyuma ikarita yo kumanika amaboko no gutanga imyanzuro izatungura Kinshasa. jewe rero buriya ndibona yamanika ntaruhanyije. Izo ntwaro nizo nuzakazabikura izihe? hari intwaro ari gufata zitwa ko ari iza Kongo, izo ngizo ntabwo bazazirekura bize bifite ibibazo by'intwaro. yego hari amafaranga bari guhabwa. yego we yashaka kuzabifata byose n'ibitazamuturikana simbizi ko ashobora gufata birimi nyine aho bizamugorera ko nabyo bishoboka. nuko abahanga mu kwirukanka yego aribo bazagera i Burundi mbere, yego bagacakirana n'abarundi, ubundi igisasu bafite kikabaturikana bose biziritseho. yego kuko nibatsindirwa hariya n'imbaraga bashyizemo, yego kandi bagomba kuzatsindwa, ntabwo bazagera hariya ngo batekereze umurundi yemere ko barasa muri Uvira bari i Burundi. yego aho rero niho bizahita bibera akasamutwe. yego umurundi na FDLR FARDC basubiranemo. yego kubera ko bamwe bazifuza gukomeza kurasa, abandi babone byabatera ibibazo, birangira umurundi avuze ati turabagira imbohe, abandi bati ntibishoboka. yego ubundi hahire rimwe. yego hariya hari ikintu gikomeye cyane. hari ikintu byakomeye rero ku rundi ruhande. yego nyuma y'uko umutwe wa Mubondo ukomeje kwegera Kinshasa, ariko Kazadi yafunzwe. Tshisekedi Mubondo bazamufata amaguru n'ukuri. none Kazadi baramushinja kugira aho ahurira na Mubondo cyane rwose. Kazadi rwose ngo afitanye uburyo yaba ari gukorana na Kabila ndetse na Numbi ariwe bita ko ariwe nyiri Mubondo. uriya General Numbi. yego bigakubitana nuko nanone Kazadi buriya ajya gukurwa muri minisiteri y'amafaranga. yego bavuga ko yanyereje amamiliyoni menshi. yego aho rero niho bitangiye kubera uruvange. yego ubwo rero ibyabo ntumbazi ko bizagenda. yego mbabumva baramutekereza ko yaba ari inyuma ya Mubondo. yego nabonye ngo bamufashe. bamufashe yatawe muri yombi. ntabwo wenda tubatinda kuri by'uyu mugabo. yego ariko hari ikintu twe twakomojeho dutangira. ikihe? ziriya ntwaro zose Sadeke yari yazizaniye kurasama 23 cyangwa ntabwo biriya Mushakamba nakubwiye tuye duhuza ibintu tugende tubihuza n'ibindi twabonye. noneho turebe ese tubisanishe tuvuge tuti ibi bintu bihuriye kuki, ibi bintu bihuriye kuki, bitandukaniye kuki. iyo ufashe ziriya mbunda zingana kuriya, yego, ugafata imvugo y'uriya mugabo waje abayoboye Makungu, aho yavuze ngo tugiye gukubita umwanzi, yego, nyuma yaho ngo bazatwereka undi dukubita, yego, bivuze ngo mu yandi magambo umuntu arumvamo abanzi barenze umwe. ubwo ni abanzi babiri cyangwa se bangahe ntawamenya. ariko by'ibanze byihuse uhita wumva ko hari ubanza hari n'ukurikira. yego, intwaro rero zingana kuriya tuzihuje n'iryo jambo, dushingiye ko kurasa M23 bidasaba intwaro zingana kuriya,
yego M23 abantu batangiye bitwaje karashinikove AK-47 noneho ufata ziriya ntwaro noneho ukazana BM mushakamba BM buriya generalitinye kuriya twabikurikiranaga barasa bari Goma cyangwa mu nkengero za Goma je najyaga nkurikirana nkumva aho barasiye aho bayishinze naho yarashe yego mu by'ukuri ikintu cyantangaje no kuvuga ngo barayishinga hariya Kasengesi Kasengesi ni Mugunga yego igende irase ahantu hitwa Ibunyori muri Masisi yego Ibunyori muri Masisi ni ahantu kure ni mu birometero bibiri birarenga 40 vase iyo mbunda yaje kurasa umuntu witwaje karashinikov ukabireba ugasanga ntabwo ari byo kuko ahantu mvuga Kasengesi ni mu nkengero za Goma hagati ya Kasengesi no mu Isake ngira ngo harimo ibirometero ni hagati y'10-18 aho ngaho noneho fata ibyo birometero 10-18 fata 23 kuva mu Isake kugera za Mushaki kuva Mushaki kugera Bunyori ntiyabuzemo ibindi 12 kuzamura teranya ibyo birometero iyo mbundi karasaho hantu yego niho yarashe yicinka ibisasu byaguye ku nka za Ruvunda hitwa Ruvunda ni hejuru ya Bunyori yego izindi zirapfa muri Bunyori abantu baza aho hantu rwose ndagira ngo umuntu uhazi aze kuguhamagara akumbwirire akumbwirira uko hareshya ndagira ngo ni ibyanjye n'ibihimbano byanjye yego ibyo rero bye binyereka ko iyo ubihuje n'ariya magambo yavuzwe n'umuyobozi noneho wari ubayoboye wagombaga kubaha amabwiriza yo gushyira ibyo bashyira mu bikorwa ibyo binyereka ko ziriya mbunda ahubwo Sadeke yashyizwe hanze mu yandi magambo mu kinyarwanda cyiza yaratamajwe ni nayo mpamvu yangaga guca mu Rwanda niyo mpamvu bagendaga bubitse umutwe niyo mpamvu bagenda igicuku kugira ngo hatagira ubabona ariko ibyayo byagiye hanze kuko ntabwo ushobora kuvuga ngo ziriya mbunda zirasa M23 ni ukuvuga ibintu bitera isoni ni ibintu bibiri yego icya mbere ni ziriya mbunda yazanye kandi bigaragarira buri wese ko ziriya mbunda atari zo kurasa M23 gusa icya kabiri ni ukuba yaritwaje imbunda zimeze kuriya ikarenga igatsindwa noneho byiyongere no kuri ya magambo yaje ivuga ngo uzakubita ibyiyongere noneho nyuma y'izo ntwaro yego ongeraho izindi yego ongeraho izindi ntwaro noneho 23 yafashe zambaye plaque ya FARDC ndakubwira n'izabo ntazimpamya ko zarangiyeyo nese zarangiyeyo ntabwo zirarangira twe turavuga dushingiye kuri ziriya modoka imodoka twabonye zihetse amato y'intambara twabonye zihetse iki zari zihetse cyane ntabwo zarangiyeyo abantu babyumve kuri izo modoka banumve ko hari izo Kongo yari yabahaye zo gukoresha barangiza bakazamburwa hariya barazambuwe kuko ntibari bemerewe kuzitanga ndaza kuguha amafoto ya ziriya ntwaro yego batarazishyiraho amahema yego bamaze kuzishyira ku modoka yego kuri ziriya rukururana ariko batarashyiraho amahema bataratwikira izatwawe ejo buriya zose zambaye ibirango bya Afurika y'Epfo yego ariko se nibaza ntabwo bashobora kwiyoberanya bakaba barazambikiye hariya wenda n'amabara akaba wenda ikaba ariyo mpamvu hari umuntu ushobora kubyibaza ndagira ngo bijyeho umuco
hari umuntu ushobora kwibaza twese impamvu batsinzaga ntabwo baba barabihindaguraga bashyiraho ibirango byabo. Ntabwo babihindagura kuko aho babihindagurira yego ntabwo inyagamburo bafite nkeka badafite n'ayo marange. yego kandi n'ayo marange irange rishya n'irishaje ntabwo bigaragara kimwe. yego kandi mama 23 ntabwo ari abo kukinga ibikarito mu maso. yego ntabwo bakwambikwa fime. ntabwo bakwambikwa fime rwose, biriya byose batwaye ni ibyabo. yego byonyine banzu rero bya bindi byarasiwe ku kibuga cy'indege uko byanganaga ntabwo byagiraga ingano. n'uyu munsi hari ibikiri mu mihanda. erega hari n'ibyafashwe Mushakamba turavuga ngo intwaro mbega intwaro ariko hari n'izo bari barambuwe yahamya ko batazisubiye. ndakubwiza ukuri ko izi ntwaro iyo n'ikindi cyatumye bemera guca bugufi bagasaba 23 kuzibareka bakazicyura. yego babonaga 23 iraba igisirikare cya mbere muri Afurika gifite intwaro nyinshi cyane. ubwo rero bakibaza uko bizagenda cyane, ariko nabo kubera mu kubasuzugura yabwira ati ngaho nimuzitware nta kibazo, muzitware musige iza Kongo. ubundi inkuru y'izi makunguru izabagwa neza zimaze kugenda zose. ko niba tumaze kubara amakamyo 90 atwaye intwaro. yego atwaye ibifaru, urabizi ko ikamyo imwe yatwaraga ibifaru 2. yego ibifaru 2 rwose, kimwe imbere ikindi inyuma. yego niba bwabyo turi kubara ibyo byose. yego tekereza noneho ibyasigaye, ibyafashwe, yego ndetse n'ibindi tutabona. yego ibi ngibi bikakwereka ko hari ikintu cyane. ni nayo mpamvu bemeye bati twemere ko dutsinzwe dusese ubutumwa, kuko niyo mahirwe ya nyuma dufite yo kuba twaramura intwaro, niyo mahirwe dufite yo kuramura abasirikare bacu, yego niyo mahirwe dufite yo kubana neza n'u Rwanda, kuko ubwabwo u Rwanda ntabwo warwitereza. yego mama 23 yaragukubise. yego nubwo babigereka ku Rwanda, ariko ngewe wambwira ngo yarwanye n'u Rwanda nk'uko turi kubona Palestine n'Ubuhinde barwana, tukabona indege zirwanira mu kirere, mu gihe ntabonye indege z'u Rwanda zirasana n'iza Kongo, ntiwambwira ngo ni u Rwanda rwabarashe. u Rwanda se kwakwemera ko muzana indege mukabarasira hasi bo bafite indege? bishoboka. ntibabibonye se uko byagenze umunsi bagerageza kurasa mu Rwanda? yego ngira ngo kiriya cyonyine cyaberetse ko bibeshye bagatekereza gutera u Rwanda, bahinduka umuyonga mu masegonda make. bararebye baravuga bati ko dutera ibisasu bigapfubira mu kirere bitarenze santimetero zo mu gihugu. hanyuma yo gupfubywa kw'ibisasu hashobora gukurikira iki? ubu haje indege zabo ko bari gukoresha ibitaguruka mu kirere. yego ariko na M23 ese ntabwo yari boroheye. oya none se ntiyabatsinze, nayo yarabakubise. n'ubu ikibakubita nibayikomeza kugaruka. byonyine gukubitanwa biriya bikoresho. yego bwana Sentama, ngira ngo amwe mu makuru y'ingenzi twagomba kugarukaho ni aya ngaya. yego reka tureke abadukurikiye bayakurikire. yego ndabona hari abantu bumva ko Gatogota yafashwe uyu munsi, kandi Gatogota imaze iminsi yarafashwe. Gatogota yafashwe kera, ubwo bigaragaye. nibwo Gatogota rero impamvu bayibazaho cyane ni inzira igana i Buvira. yego uvuga iyo wahageze ukambuka uba winjira muri teritwari ya Buvira ugenda. winjiye muri teritwari ya Buvira utandukanye na Mwenga. Buvira uyumve nka teritwari. yego nanone wongera uyumve bw'umujyi. umujyi urimo ubuyobozi bw'iyo teritwari. yego mbese ni nk'uko tuvuga mu Rubaya
hakaba muri Masisi yego ariko tukanavugana Masisi sana usibye na Gatogota Uvira ntabwo yegeranya na Masisi ni umujyi munini yego umujyi munini ufite ibice bitatu, hari ahitwa niba ari Karundu, hari ahitwa Murongwe, hari n'ahitwa Kavimvira ariho twavugaga ejo bundi yego Kavimvira ikagaruka ku Burundi. Aho hose rero twavugaga cyangwa tuvuga yego ahandi twagarutse ni Rugezi nayo yafashwe na mama 23 twirwaneho kera yego ku buryo nta hantu hashya hazima twavuga harafatwa cyangwa se hari kubera imirwano hatari muri mama 23 kandi n'ahandi kuzofata bizaba ubufindo kuko rimwe na rimwe twumva bituritse tukumva bikubise rimwe intare za Sarambwe n'amadubuzi batega agatego bakarasana yego muri ya mayeri yabo ubundi bakikoreshereza ubwenge bwabo bakisubirira inyuma ngira ngo Uvira abantu nubwo bayifitiye amatsiko yego izafatwa mu buryo bizabashimisha cyane yego nkuko bashimishijwe na Goma nawe Uvira nuko bizagenda yego ndagushimiye rero bwana Sena kandi hari ikindi utongeyeho mbere yo kunshimira reka tubanze tucyongereho yego buriya Uvira hari akarusho izazana gakomeye kurenza Goma akarusho izazana n'utundi dushya itubikiye nuko Uvira mbere na mbere ku rubibi rw'igihugu nubwo na Goma ari ku rubibi rw'igihugu ikindi ni ku rubibi rw'igihugu kigabana na Kongo cyakunze cyane guhangana na AFC M23 yego gihangana nabo ari abakongomani kibasanze iwabo ntabwo cyahanganye nabo gusa igisirikare cyabo kujya cyaranasahuraga yego twigeze tuvuga amakuru y'inka zafatwa mu Burundi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Kivu y'Amajyepfo aho hose bakazijyana kuzigurisha mu Burundi ibyo twarabivuze tuvuga no ku birombe bya Rubaya byarahawe neza cyane ngira ngo wigeze kubona azanga mu mutwe y'amamoto agera kuri 300 yego ndayibuka atwara amabuye y'agaciro harimo amabuye Ndayishimiye harimo n'amabuye ya Seninga Robert n'aya Prime niyo mbare umwe w'ingabo niba ari niyo mbare niba ari Prime niyo mbare zindi yego umugabo mukuru w'ingabo yego yego aha ngaha rero hari amakuru bari baduhaye yego bavuga ko ngo hari batayo y'abakomando b'Ababiligi harimo ngo esquadron ni nk'itsinda rikoresha drone n'ibintu by'itumanaho bageze Kindu yego ngo bageze Kindu kandi bakomeza Kisangani ubwo baje bari kare hagati y'itariki 7 n'itariki 8 z'ukwezi kwa 5 2025 ejo n'ejo bundi hashize yego urumva Ububiligi bwongeyemo abandi hoya nibaza tubahaye karibu gasimbuje babandi batangiye gupfa batangiye guhahamuka arega hapfa benshi tukamenya bake rero biraza gukomera kurusha uko abantu babyibwira abantu biriya ibiganiro by'Idoha ni nko kurangaza abantu bye niko mbibona ubwo sinzi warugezaho usezera ngira ngo twasezera nibyo amakuru ntiyajyana abadukurikiye reka tubagezeho amakuru tubasezeranye ko turabaha andi ma operasiyo mu makuru yacu ya nijoro yego urakoze cyane gubwa neza urakoze mushakamba birige neza tubashimiye kuko mudahwema kudukurikira ni iby'agaciro turabasaba kandi gukanda subscribe ku batarayikanda
mukande like kugira ngo bigaragare ko mwakunze inkuru zacu. Like ikandwa rimwe kuri buri nkuru, subscribe yo ikandwa rimwe rizima, riziri rya kabiri. Iyo ukanze ubwa kabiri ubusohotsemo. Kandi ikiza cya subscribe nuko iyo wayikanze amakuru ahita kwizanira utagiye kuyashakisha. Ikindi tubasaba ni ugukanda share kugira ngo amakuru yacu muyasangize inshuti zanyu n'abavandimwe banyu. Munatwandikire muri comments, mudushikirize ibitekerezo, inyunganizi, ibyifuzo n'ibindi mwumva mwavuga kuri aya makuru tubagezaho. Turabakunda cyane, mwirirwe neza, naho ubutaha. Mwari kumwe na Sentama kuri mikro.